uzi kuri n'umupagani ubu uri guhagaruka hano ngo ndi intera hamwe wamuginga muzehe mwaravuganye no kuri telefone akakugabira ugasanga muri abafamiliye mufitanye n'amasano kubera ese iyo twirwanaho batutse igitutsi bayivuzemo ni iki mumvuga igitutsi babatutsemo muvuge ngo ngiki igitutsi badututse ubwo bwoko batutse muvuga igitutsi babatutsemo ese iyo bugro burayubamo wagiye ukajya kubakisha amatoilette wanyu ko dufite ibibazo sibyo ko turi mu ntambara miliyo ayubaka drone ya gisegetera ari yirashe mu gitondo wubatse ngahe wagiye wubatse ntayo nubatse kubera ko nta bushobozi mfite kandi sinari mbizi none mwe mugende mu bikore mu byubake sibyo ko mutari mu byubake gisegeta ari kubisenya intambara irangira bazabyubaka kuko no kwita ku miryango yanyu uje kubyushya ngo kubera ngo fani nimara gupfurungukira he nimara gupfa inyungu Fani umva mpora nawe uri umupagani kandi uzagenda imwe yiganye kugenda kuri telefone yanjye nawe wera unyine ndasiba nimero yawe wari uyitunze hari na none wewe waje ari muwe waje ari muwe wagiye hera warabikoze ariko bagiye kumwumva ibyo bintu yavuga ngo Fani yamuhaye ngaho nabidura pe hano natwe tubibone tukimanura please ese ubundi ko Fani yavuze ngo hari icyo ngo bamujije icyo bamujije ko atari kukivuga agashaka kwanduza twirwano icyo bamujije niba ari cyo bamujije niba kiziza ntabwo yakiza kwifatanya n'irandera hamwe kuva Fani yagera kuri no mihanda n'ibyo bintu byonyine azi gukubitisha abantu ngo mureke ngo nzavuga yavuze ngo nzabereka ibimenyetso ari gukanga abantu ndene sinakubwira ko namwandikiye inshuro zirenga 2 agasoma ntasubize yego uyu munsi yampamagaye kwanza pazo mureke tureke ntagira abantu basanga Fani inbox mureke Fani ibyo afite kuvuga ibyo atari kubwira ubwoko bwiwe akajya kubivugira kwa Sabe twebwe ntatwizera nene inzara ari kuza kwerekana wajyana inzara z'interano ahantu amezi 2 hafi 3 yose umugore w'umunyamurenge inzara zikareka guturuka exactly iyo wateye inzara azi iwacu ukuntu ziriya nzara n'abantu bagize uri guteresha inzara zo ku maguru yari agiye kuja gukora ziriya nzara iyo zimazeho igihe utabonye uzigukuraho zica n'izindi zari wari ufite rero iriya ni iturufu none ikintu cyane abigaragaje cyane ni ukuntu yagiye kuri iriya live ya bamaziwa urumva ngo gusumba ubwoko bw'abanyamurenge ariko mureko Alice azamuke tumuheze ibye nawe niba yashaka kwifatikanya na Fani mureke azamuke tafazari mumureke nani hoste utwemerere kandi avuge gake yitonze ntabwo ari kuvuga ntagira fyo turamwereka reka ndropinge n'ubundi ni emotion yagiye gutanga abantu bazigira abasazi umuntu asare ariko Patri ninde ukurusha ibisazi pa subiramo ninde ukurusha ibisazi wowe umva ubifite wakoze Kagame wicaye imbere ya Paul Kagame kwifatanya n'abantu tukabimwamubwira ngo nimba kuki mu ni Fani warugarutse zamure niba bangoreka ngo yapfukamira perezida kwifatanya na ziriya ntera hamwe ziri kwazi tuka Kagame ngo nimbwa kwe yavuze ngo aramupfukamira ziriya ntera hamwe
none nta soni arazamutse none iturufu ashaka kugarura ngo nuko ngo bavuga ngo abanyamirenge ngo baramutwa ngo bashakanye n'umunyarwanda wowe badatuka ngo bashakanye n'umunyarwanda ko wagiye kwifatanya n'interahamwe zirwa zituka perezida aho ngaho uryamye Kagame ni kugaburira urumva ni uri kugaburira niwe waguhaye kiryamo none nta soni wagiye kwifatanya n'interahamwe zimurwanya nta n'ubwenge ugira nta n'ibitekerezo wigeze unagira banakwiyamye abandi baranagutesha ntiwabyumva wowe fana wanemereye urumva ko nanemereye fana kazamuka none nta soni abamwita imbwa niwe wagiye kwifatanya nabo abirirwa bamanitse amafoto yiwe ngo ari amafoto yiwe yose ari amaraso abirirwa bafatanya na FDLR yirirwa rwanya niwe wagiye kwifatanya nabo uyu munsi none nta soni ngo bakurusha ububwa arinde watutse abantu bose babahaye bisazi ngo barakwihorera wowe fani watumye n'abatavuga bavuga nta n'isoni ugira nta n'ubwenge ugira kujya kwifatanya na bamaze birirwa batuka abantu bose babahinduye imbwa aho ngaho uryanyurwa hara ku isimbi wagiye uvuga ngo Paul Kagame ngo wamupfukamira none ko wamutengushye ujya kwifatanya n'abirirwa bamanitse amafoto ye ariho amaraso abantu bagutashije wanze kubumva wabahinduye zero none nta soni abantu bose wabahinduye zero hano kuri news ubirungutu ku munsi wose burira ko wigaragaje wenyine uriwe abufatanya nabo none abantu bose babahinduye imbwa nyamaze nanje mvuge ukomeze nta kibazo ese uyu muco wavuye uyu muco wo kuzaza tuza kuvugira amakuru yose ahangaha yavuye hehe ese ukuntu ahantu abantu bakwiriye kuzaza baganira ngo barangirize ibintu bitakiri kuri social media ese ukuntu murareba abantu baba bakurikiraniye live abantu bagira 300 twenyine kwa twenyine habwawe wifuza ko ukomiki uyu mukobwa fana amaze kuvuga aya makuru wifuza ko ukomiki uyu mukobwa fana amaze kuvuga aya makuru wifuza ko ubiki Patri yego turi abantu bakuru no ijambo namusubije ari gusubiza uyu mukuru si wowe wamzaye ntabwo nakubyaye yes nakubajije aya magambo uyu mukobwa amaze kuvuga ukeneye ngo ho kubiki tubwire nduri umunyamurenge tuzi imanza z'abanyamurenge uko zizazicwa z'abanyamurenge kurana kutuzanira imanza z'abanyamurenge ubuye z'abanyamurenge umukobwa waje gutukana social media kandi gutuka twirwanye ngo umunyamurenge for one ndendera gato ndabona amasukari yazamutse reka nta masukari uzana ibintu byo gucisha hirya nakubajije fana amaze kuvuga bino bintu ijambo reka ndangize wanciye mu ijambo reka mvuge Patri reka twumve ibyo avuga tubone kumusubiza yego data fata boy bora ko wazamutse cyane ese ko manumva ni bora nayo so wari gahunda uvuga bora nase urandera ubwo wase oya ye stago gutera ubwo yene no utazisha ese Patri yabaye kikweraga Patri babora ukihangana kabanje kavuga tukumva Nene unihangane basi bora nawe wivu wajinyonge leo wenye wivu wajinyonge bazajya baterwa nabo bitere banza ufunga mana we yesu abasanga begere ako mporana uzi kuri n'umupagani ubu uri guhagaruka hano ngo ndi intera hamwe wamuginga muzehe mwaravuganye no kuri telefone akakugaba ibintu ugasanga muri abafamiliye mufitanye n'amasano kubera ese iyo twirwanaho batutse igitutsi bayivuzemo ni ikihe mumvuga igitutsi babatutsemo muvuge ngo ngiki igitutsi badututse ubwo bwoko batutse muvuga igitutsi babatutsemo ese iyo ubwo burayi ubamo wagira ukajya kubakisha amatoilette wanyu ko dufite ibibazo usibye ko turi mu ntambara niyo wayubaka drone ya gisegetera arari yirashe mu gitondo wowe wubatse angahe wowe wagiye wubatse ntayo nubatse kubera ko nta bushobozi mfite kandi sinari mbizi none mwe mugende mubikore mu byubake usibye ko mutari mu byubake gisegeta ari kubisenya intambara nirangira bazabyubaka kuko bakoze ibonye hari mwana no kwita ku miryango yanyu uje kubyushyuha ngo kubera ngo fani nimara gupfurungukira he nimara gupfa inyungu Fani umva mpora nawe uri umupagani kandi uzagenda imwe yiganye kandi kuri telefone yanjye
nawe wera unyine ndasiba nimero yawe wari uyitunze wari uyitunze hari na none waje ari buwe waje ari buwe wagiye hera kuri Twitter warabikoze uyu munsi wafatikanyije wa pepo n'intera hamwe zirwa zimubwira ngo nimbwa nta n'isoni ufite urahaguruka ukanavuga uyu munsi wirwanye n'intera hamwe zirwa abantu bamanitseho amafoto ye bose isi yose ari amaraso ya Paul Kagame none nta soni y'uvuga ku isi wakukamira uzi ko nta n'ubwenge ugira famille kirwaneho urasura ufundi bwo mu Rwanda waje ari buwe urumva waje ari buwe nta n'isoni abantu bagutashije wanga kumva ntudacika ugenda ucike ariko nimba uri mu Rwanda urafungwa 100% waje ari buwe barangiza ngo barabizi byose ngo barabizi byose ibibazo wanyuzemo cyangwa inzara werekanaga fani wagiriye utera inzara uzamutse ruguru urasaba ubutabera inzara wowe fani wowe wamusiviri we twirwaneje ko cyangwa u Rwanda rwo rukwamagana ino munsi kuba wagiye kwifatanya na FDLR zirirwa zirutuka ahubwo ni u Rwanda nyine ntabwo wemera kuri umututsi murare bukore patrouille mufatira ntabwo wemera kuri umututsi ira ntambara ntabwo yaze y'abatutsi ntabwo uzi ko bari kwicwa none nta soni wahagurutse ujya gufatanya na bamazi babirirwa batuka abantu ngo bari mu Buraya mu gihugu ngo wubatse amawese wewe wubatse amafaranga angahe kurumva rero muri inyuma yafatanya n'intera hamwe uyu munsi ko yiriwe live nazo intera hamwe zirwanya u Rwanda zirwa zamaganya ko yiriwe live nabo bamushigikiye Fani narizi uzoga kufite ubwenge nawe ugarukanye ubugogi yego ndakumva da nemerera maze ndaje kuko jewe nje none hanga nda ibintu urakoze kabisa urakoze ndetse numvishe sindaza hereye uranemera ngo amakuru yego uyu Fani wamwumvise oya sinamwumvishe ndishobora kuzagusubiza uri nagumye mu mpagani ntahandi namwumvishije iwe si n'umupagani uyu Fani ni wa mukobwa wabonye wazamutse uja ruguru ndamuzi yagarutse ari mu Rwanda none kandi yari kuri space n'intera hamwe kandi yashyizeho ifoto ya Perezida Kagame agaragaza ko ari umuntu w'igihugu ciwe ngo azonamuramya ariko ubu tuvugana nawe avuye kuri pano y'intera hamwe zivanze n'akagara yatuka twirwaneho izo yavuze ejo bundi zahindutse ayiwe wabaye gute abandi bari hano nibanunganira live yakoze uyu munsi ego kwa sababu wenda umuntu yakumva live yagiyeho ibyo ari kuvuga ngo abantu n'imbwa live yiriho uyu munsi bamushimagiza bose nibo bantu ba mbere birirwa bajya kwamagana Paul Kagame bamwita intera hamwe bamwita umujenosideri urumva we nta soni arazi ngo yamupfukamira ubwo buryarya ni ubuki wagiye uvuga indimi imwe wa mukobwa wahetse kuba agacabiranye kuvuga ngo none iturufu afite ngo nuko ngo abanyamurenge ngo bavuga ngo baramutwa ngo yashakanye n'umupanya ni bande abanyamurenge bagututse uyu munsi niba abanyamurenge baragutse n'intera hamwe zirirwa zamagana Perezida Kagame ngo n'intera hamwe n'amafoto yabo ari isi yose irabazi none nta soni bagarutse ngo bakumviye amashari n'abantu bari kukogeza ngo muri kumwe nabo urumva bari kugushuka abantu bagutesheje wanga kumva bara bose bari bagushigikiye na intera hamwe ejo bundi yazavuga ngo bagaruzi neza ngo bareke ngo kwangutaza ngo bagire gute ngo bavuye ngo bamubwiye ngo bagende ngo babwire abantu neza yamaze tuka abantu nico candakaje Fadabo kandi narinze kuvuga kuri Fani ariko navuze ngo Fani uhaguruke uryo njyami kubona ngo uragurutse kuraje gutuka twirwaneho Fani mubaye akagaraga guhaye utwo tubuza buryo ngo dufaranga tw'ubusa waje ari bumwe ese ubundi tunavuga Fani ufite nawe duhurije nawe Fani wampamagaye ejo bundi baguha telefone ugiye kuri Ebenezer ugeze ku Kiziba urampamagara ndakwitaba turavugana none ugeze mu Rwanda kurira uhamagara n'indera hano ngo we Sematama ni mubyara wawe afande Sematama
ni kura ntasoni urasaba Makenga utabera wareze Yesu reka ngwire no jambo wareze Yesu ku Mana sema tama na Makenga ni bamwe kandi cyo igini kubwira ntaco wohindura. I don't let me tell you kandi yaso muri utabera bwiki wa mu utabera ngo werahotewe werahotewe natwirwaneho mbese ngo yaje gufata umuntu watumye afungurwa ngo ni Makenga none ni warasa utabera wewe waje gura n'intera hamwe zirirwa zituka Paul Kagame zirirwa ziseruza u Rwanda urarara uruvuyemo nibo bambere biri kwamanitse amafoto yabo ariho amaraso amafoto ya Kagame ariho amaraso amagambo bavuze kuri yasobanura muri ngo yamupfukamira wewe wamaze kuvangura mupfukamira tuhinduka bwije bukeye bwaho ujye guhita ufatanya nibo biri intera hamwe nizo ziriho zikogeza wigaragaje utugara nimba utanabizi nitwo FDLR nitwo dufatanye na FDLR urumva no je wareke kimwe nashima kandi mureke ngivuge nimara nishaka n'amanshika mukomeze muganire uyavuga fata boss ndureba iyo umuntu yigaragaje mukamenya wari we ni byiza cyane kuruta uko yoguma kabihishamo mukagira mu muri kumwe mutari kumwe ngeje bundi amagambo yaza avuga ntagotekereza ko ibyo bimuvuga yavuze iyo bivuga cyangwa yaje kwa mupano mwaje kumugira ibyo yavuze kabiri kaba bivugira he yaza avuga ngo yopfukamye mwagotekereza naga mu Rwanda mwazishapfukamye mwazapfukamira Kagame none karamutuka nibo bamogeje babandi bose babiri bamutuka social media twese tuzi nibo barimo bamwogeza nabakomeza akaborojoka mukanwa kiwa umindi mizinga mukanwa kiwa ari mwindi miziruta tribe iri muri Kongo kambaho abashaka kumutesha niwe yagize injiji none turufa afite ngo abanyamirenge bari kumubwira ngo yashakanye ngo n'umupanyi arashaka kwerekana ko bamufitiye disikina nta umwanze twamaganye ko yagiye kwifatanya n'utugara two tuvanze na FDLR. Njyewe icyo nabwira Fani naramukundaga pe n'ubu ngubu ndacyamukunda ariko namugira inama nka mukuru wanjye amenye ko ibyo aba yivangamo ni politiki kandi n'ikimenyimenyi ntayishoboye. Ikindi cya kabiri izi social media nimba adashoboye kuzikoresha yakabaye yihereza umwanya akamanza yaruhuka mu mutwe, noneho ahubwo ashobora kwishira mu kagozi karuta nk'ako yavuyemo. Urumva kuko hari ikiganiro cyo bikoze nabonye kwa Sabe aravuga bigera igihe aravuga ati hari ijambo ntashaka kuvugira hano. Yakaba yamenye ubwenge akamenya n'uburyo agomba gukoresha amagambo agomba kuvugiramo. Noneho naje kugwa no ku bindi numva noneho ndumiwe. Ariko Fani aba bantu barimo kukogeza barimo kuguhostinga none ahangaha abenshi nkaba FRDC bande bose abenshi bibereye muri Burayi hehehe. Mwana wa mama nuramuka ufunzwe, nuramuka ukatiwe n'amagambo urimo uravuga, cyane cyane urabizi ko hari ukuntu ukoresha nk'ijambo barangiza bakahita barikatamo bakavanamo n'amagambo menshi ashobora kugukoraho. Urabizi ko igihugu cy'u Rwanda ahanini cyane kirimo gufatirwa ibihano hejuru y'ubwoko bwawe, y'ubwoko bwanjye, y'ikibazo cya Kongo, kandi kiri gufatirwa ibihano cyane kandi batabirimo. Urumva ibyo byose turabizi. None uri mu gihugu kiguhaye amahoro, kiguhaye ibiki, none urimo kujya kuri paneli zo kugushigikira ngo abapanyangwa abaki bakakogeza, ugakomeza akagwereza space ukavuga, kandi uko uri kuvuga barimo kukurekodinga. Mwana wa mama ufite abana wakabaye witonda ukarera abana iriya kasho wenda ikakwigisha ubwenge, ariko aho uri bufungirwe ni ukuri kw'Imana.
uraza kwicuza. Nibyo ngibyo gusa navugaga. Nanze buriya hari ikintu bazavuga baca umugani bakavuga ngo igice cyetse bazagira ngo gifite ubwenge, ariyo kivuze nibwo muzumenya uwo ari we. Ubu no munsi wa none ibyo yavuze mu by'ukuri aho ari n'aho abivugiye ashobora kuba atatekereje kabiri. Niba ari n'abamushutse bakamushuka bakamuha ubwo busa baza batanga. Ejo bundi hari umwana hano bari kubaha $50 natwe mu Rwanda ashaka waje mu kagabo $50. Can you imagine? $50 araza baza baratwara bose $50 jewe $50 zimarira iki ndazibuze se. Rero nimba ari n'icyo bamushukishije natekereze kabiri. Amagambo yavuze abashobora kumuteza ikibazo iyo bari kumwe nawe. Uno munsi none yogira ikibazo ahari bagatangira bakavuga ibindi bitandukanye n'uko bimeze. Natekereze kabiri ashirwe yahugiye abe ngo yavuye icyo namugira hino n'uso turi mu makino. Gukoresha social media ubungubu nimba ari stress afite ntabwo ari kuzikoresha neza. Njyewe namugira inama yo kumanza yareka kwata social media. Afite stress namanza yitekerezeho. Nyine reka nkubwire impamvu mvuze ngo ashobora kuba afite stress kubera ko nyine yavuye muri gereza ari ubwo bwa mbere yari yayigiyemo. Gereza yayigiyemo cyane ninde wamujanye? Yumva se suko abivuga nawe nyirubwite suko atubwira. Imbere yagiye byari kuba byangigishije amagambo nyine nibyo yandi kuvuga niba yari yageze muri gereza. Aisha nareka ibyo ngibyo rero. Rero nkubwiye Aisha iyo umuntu yagiye ibyango ugiye muri gereza kwiga ntuzuye muri gereza kuba ngo uje kuvana ibintu bitekerezo bitari byiza. Nanjye nibyo yandi kumubwira ati zi social media rero noneho harimo kwisunga noneho n'abanzi barimo kumukurura kubera ko iyo babonye umuntu umwe abajemo barishima. Noneho bakakomeza bakamusukamo amagambo kugira ngo nyine bakomeze bamwikururire. Ndakurahiye ubugara bwose buri mu masiteti hano aho uri ushobora guhura n'ibibazo bikomeye kandi aba ba FRDC bande nta nuzagutumira n'ikiro cy'isukari no kubasha none se kubera iki muri perezida atahakuye muri imba yaragiye nyine je sinzemera ko yagiye uwo ni jewe imba yaragiye kubera ko atahakuye ubwenge areke kubona ko tawe bajanye yagiye ari wenyine kandi ibyo yavuze n'igihe yabivugiye n'igihe bimugarukiye yagize ngo yavuze ari aho zagiye byabikoze ndabifite bari kurekodinga nyine iyo record avuga iyo record yakikikanye hanze mwose mwumvishije igihe yayivugiye n'igihe yagarukiye. Iyo aza kuba umuntu ufite ubwenge utekereza yakavuga ati se biriya ndavuze igihe nabivugiye icyo byari bizaniye. ndije we nari kwamva kuri social media nkagenda ngaceceka ngagenda bagacuruza amakara ariko nkareka kuzivanga. Hari abantu bari mu kuzikoresha nabi ugasanga bafite ikibazo kimwe afite byinshi yokora uretse nawe makara afite byinshi yokora muri social media nubwo yoyijaho akayijanaho ubwenge akagenda ibyo yovuga n'ibyo tuvuga akazamenya impanga abanteza umutego ndawitegura gute sibyo se ikiba keneye ko mvuga tikiri ngombwa kuri jewe hari n'ibyo ushobora no kwirengagiza byinshi cyane ukavuga ibyo ugomba kuvuga ukigendera. Hari umunsi cyangwa umugozi unavuge none se ngaba tujya hano ku ma live hari umukobwa ubu ngubu turimo gushakira ubutabera abanyamurenge kubera guhora asansibiriza ati ngo bazabatemagure bazabamare. Iyo ntago bamugejeje mu rukiko ahanga muri Amerika
ko bakurikirana wo muri Amerika noneho ari gukoresha social media kanswe wo uri kuri tele noneho uwo mukobwa ko bari musakira ego ko none se afite urukiko yahira afite urukiko nukuri haleluya habe na Lutas uyu Lutas iriya video yakoze uracyabona Lutas akunda kuzamuka ku ma live uracyabona akunda gukora ama video iyo abantu turimo gukoresha izi social media bakagenda bagakata akantu cyangwa ugakoresha amagambo mabi bakamurega ari mu kindi gihugu kanswe noneho uri kuri tele ufite ibitambambuga ushobora kurera wa mubyeyi we tuzi ugende gake n'abantu bari gufata imbunda bakajya kurasa na gutya arige bari kubafata nabo bakabafunga bakabakanyaga mukabibona sheri uwo mukobwa bagiye kugira kuvuga azaburana nyine ayo serious ariko ndishimye wa azaburana uzamucekinge mu mavideo yagiye no kubikorera video ngo bari kumurega jana ise mubroka ndamubroka yo narinzi naho uza rero no mu mavideo yiwe natwe abangaba turi muri ibi bihugu barimo kureba amagambo uri gukoresha nimba arimo ibyo byonyine bakagufakinga bakakohereza impapuro atijya kwitaba urukiko mw'abantu mukoresheje social media neza kandi mumenye ko urugamba turimo kurwana ni rwa ruri rwo kuvuga amahanga yose amenye ko ikiremwa muntu kirenganurwe nk'ikindi kibeho nk'ikindi ntabwo ari ibintu byo kuzana ngo tuvuge ibintu ngo tubwayuye mbese dukoreshe na emotion ziri aho ngaho oya tuzisanga twese ubuzima bwacu twabutakaje twitwa ngo turimo kuvuga nawe ako barashimishije bamureze wa tekereza kabiri akagarura ibyo yavuze hari abantu kandi akabivamo bivuyemo apana kugaruka byose ukanwa akabivamo bivuyemo ariko nakomeza ibi bintu tuzaba tureba hari abantu kabisha bari mu kubitwaramwo karagenda karavuga ibintu wowe uri mu gihugu wawe uvuga atomani abandi barajyanye igihe mwajyanye ntiwari mwajyanye nabo muri iyo prison wawe uvuga ariko yeshi abegeye abantu tuzabatekereza neza kabisa amafaranga ni mabi wangu amafaranga amafaranga kuvana mu bwoko akagutandukanya n'ubwoko ni amafaranga ameze gute nta yandi mafaranga buguheza mu gutandukanya n'ubwoko none amafaranga ataguhindurira ubuzima ngo uve mu buzima burahindutse nimba ndi mu Rwanda mvuye ngo basi amafaranga bampaye azotunga ubuzima bwanjye bwose ngiye gutura aho nshaka ku isi ayo mafaranga ameze gute amafaranga ariko biteye agahinda n'ukuri ave muri ibi bintu nimba ari kumva ko adashoboye gukoresha social media abanyamurenge n'ibandi bamubujije ko bamubuza gukoresha amagambo akomeye uzarebe ku kiganiro cya Sabe yakoze nyine ari kuvuga ati ngo nanjye ngo naratangaye abo watangajwe n'iki ngo utaragose abanyamurenge ashirikira amagambo mabi we ntibikiri umutangaza ikintangaza ni uko inkono n'ibyo yongereyeho uyu munsi ibyo yakoze imbere abantu barabyirengagiza Sabe utaratangaye yakoze ibiki uyu munsi Sabe utaratangaye ahanuka ku gipangu kidafite n'imetero 2 atangaye ubu nyine yashuka Fani ngo nako ntabwo amuyobya ko bayobanye Sabe ntabwo ajya muyobya Sabe we n'akazi yikorera amuhereza ikiganiro kikabona news yavuga nabi yavuga neza ntabwo bazaza gufyeka Sabe bazafyeka azobizira na Sabe azabizira se Fani ni umwana mutoya ku buryo Sabe ajya mushuka ntabwo azazira Fani
umuntu erega nibavuga ngo icyani gatozi uzamenye ko buri muntu wese yihambirwa ntabwo azazira Fani ibyo akora kereka nimba ajya afata wenda nawe agakora ibiganiro birimo ibintu byo kugambanira igihugu n'ibikino hazabizira ariko Fani nimba n'umuntu mukuru uciye ubwenge iyo agiye gutanga ikiganiro ni we wenyine wivugira ibimuturutse mu kanwa ayivugira si umwana muto ngo aramushuka ngo vuga iki ngo uvuge iki ngiki ngo cyangwa ngo dukore plaka izi n'izi oya nibyo Fani yivugira bya ruguru iriya kandi noneho ikindi cya kabiri nuza Sabe nta nubwo azi amateka y'abanyamurenge nka Fani ntujye uyamuhereza Fani we ayaziye nuko rero azazira umunwa we rero natitonda umwaka uri kugenda nabi murakoze basige ariko uyu mukobwa agende yisubireho